وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. kw'izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, amahoro n'imigisha by'Imana bisakare ku ntumwa yayo Muhammad, we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Nyuma y'ibyo, komisiyo ishinzwe gutanga imfashanyigisho z'idini ku bahaji n'abakora umura ku bugenzuzi bwa Minisiteri ishinzwe ibibazo by'idini mu gihugu cya Arabia Saudite igiye kubagezaho filime yigisha abahaji n'abakora umura. Ishimwe n'ikuzo n'iby'Imana nyagasani n'ibiremwa byose, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammad n'abiwe n'abasangira ngendo be n'abazabakurikira kugeza ku munsi wa nyuma. Nyuma y'ibyo, hijja ni inkingi mu nkingi z'Ubuislamu, ariko mu mpano z'Imana ku bantu nuko yategetse hijja inshuro imwe mu buzima gusa. Umuhaji rero agomba gutunganya umugambi we niya, akegurira hijja ye Imana, nk'uko Imana yavuze muri hadithi al-Qudsi igira iti: njyewe ndihagije kubambangikanya, umuntu uzakora igikorwa akakimbangikanyamo n'ibindi bitarije, nzamureka n'ibangikanyamana rye. Icya kabiri umuhaji agomba gukora hijja ye akurikiza imigenzereze y'intumwa y'Imana muri hijja. Niyo mpamvu tugira inama abavandimwe bacu ko batagomba gutangira urugendo rwa hijja keretse babanje kwiga no gusobanukirwa neza uko hijja ikorwa n'uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yayikoze, kugira ngo bayigane bakurikiza itegeko ry'intumwa y'Imana aho yagize iti: nimunyigeho uko muzakora hijja zanyu. Makka ntagatifu irimo Al-Kaaba, aho imitima y'abayisilamu ihora itekereza aho bari hose mu bice by'isi. Niho uburanga n'imitima byerekera byicishije bugufi byibombaritse ku Mana inshuro 5 buri munsi. Abayisilamu bahaza baturutse mu mahanga ya kure kugira ngo bakore hijja, banazenguruka Al-Kaaba ntagatifu yubatswe n'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salatu wassalam ubwo yubahirizaga itegeko ry'Imana yamutegetse, maze bajye baza kuhakorera hijja kugira ngo Al-Kaaba ibe ariyo nzu ya mbere yashyiriweho gusenga Imana mu muyoboro mwiza n'imyemerere itunganye itagira ibangikanyamana. Imana muri Qur'an ntagatifu yaragize iti: mu by'ukuri inzu ya mbere yashyiriweho abantu kugira ngo bayisengeremo Imana ni ya yindi iri mu kibaya cya Makka, yuje imigisha kandi ikaba n'umuyoboro ku batuye isi. Muri iyo nzu harimo ibimenyetso bigaragaza ko ari iya kera. Muri byo hari igihagararo cya Ibrahim aho yakandagizaga ibirenge yubaka Al-Kaaba, kandi uzinjira muri iyo nzu azaba umunyamahoro. Kandi Imana yategetse abantu gukora hijja kuri babandi babishoboye, kandi uzahakana amenye ko Imana yihagije nta kikeneye ku batuye isi. Igihe rero Imana yashatse ko izuba rya Islamu ryaka hose, yohereje uwasozereje intumwa n'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, azana idini y'ukuri kugira ngo ayigaragaze ibe hejuru y'amadini yose, kandi yereka abantu amakosa n'ubuyobe baguyemo, anabereke uburyo nyabwo bwo gusenga Imana, ari nayo mpamvu yatumye Imana irema abantu n'amajini. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaragize iti: Islamu yubatswe ku bintu 5 ari byo nkingi za Islamu. Icya gatanu ni ukujimaka gukora hijja kubishoboye. Hijja rero ni inkingi imwe mu nkingi za Islamu,
bityo rero umuntu ntashobora kuba umuyisilamu wuzuye igihe afite ubushobozi keretse abanje kujya Maka gukora hijja. Hijja rero ni inkingi ya gatanu mu zigize Islamu, ikaba ari itegeko inshuro imwe mu buzima ku muyisilamu. Maka rero buri mwaka hagera abahaji n'abakora umura benshi cyane. Niyo mpamvu biturutse ku myemerere y'umwami w'igihugu cya Arabia Saudite, Imana imurinde, kuko yemera ko iyi nkingi ya hijja ari ngombwa kandi ko abaje gukora hijja bagomba kubona ubufasha na serivisi nziza bakenera. Leta y'igihugu cya Arabia Saudite yiyemeje gukoresha ubushobozi bwose bukenewe, bwaba imitungo n'abantu. Inategeka ministeri zose ko zigomba gukora ibishoboka mu gushaka ubwisanzure bw'abahaji kuva bageze Maka kugeza batashye iwabo. Muvandimwe muhaji uje gukora umura cyangwa hijja, nawe ubwawe uraza kwibonera ko hari imishinga iteganyijwe na serivisi nziza zinyuranye zitangwa kubera umutekano wawe n'ubwisanzure. Bityo ntugashidikanye mu gukoresha izi serivisi kuko ari wowe zateganyirijwe. Tuboneyeho kandi kukwifuriza ikaze, uri umushyitsi mwiza muri ibi bihugu by'imijyi ibiri mitagatifu, Maka na Madina. Imana yaravuze iti hijja ikorwa mu mezi azwi, bityo umuntu uziyemeza kuyakoramo hijja azirinde ibiganiro birebana n'abagore, azirinde gukora ibyaha, kandi nta no kujya impaka no gutongana muri hijja. Kandi ibyo mukora byiza Imana irabizi, bityo nimwishakira impamba, kandi impamba nziza ni ugutinya Imana. Ngaho nimuntinye yemwe abafite ubwenge. Hijja rero ifite uburyo butatu ikorwamo buzwi ku izina rya al-ansak, kandi buri buryo bufite uko bukorwa n'ibyo bugomba kuba bwujuje kugira ngo hijja itungane. Uburyo bwa mbere bwita atamattu'i, ubwa kabiri bwitwa al-qiranu, ubwa gatatu bwitwa al-ifrad. Ariko ubwiza ni atamattu'i kuko aribwo intumwa y'Imana yategetse abasangira ngendo be. Naho atamattu'i bisobanuye kuba umuntu abanza agakora umura mu mezi ya hijja, akora tawafu azenguruka kuri al-Kaaba, nyuma yaho akajya gukora urugendo hagati ya Safa na Marwa, akanagabanya umusatsi we, maze akaba arangije umura, akaziruka akora ibyo yarabujijwe kubera umura, maze byagera ku munsi wa 8 w'ukwezi kwa Dhul-Hijja agatangira ibikorwa bya hijja, akabitangirira aho ari, agasohoka akajya ahagenewe gukorerwa imigenzo ya hijja akayuzuza. Kandi ukoze tamattu'i agomba kubaga igitambo. Iyo atabishoboye asiba iminsi 3 ari muri hijja, maze akazasiba indi 7 ageze iwe mu rugo, ubwo yose hamwe ikaba iminsi 10. Ibikorwa bya hijja muri rusange rero bitangirwa na ihramu. Ihramu bisobanuye kugira umugambi wo kwinjira mu migenzo ya hijja na umura. Gutangira rero bigomba kubera hamwe mu hantu intumwa y'Imana yategetse ku bantu baturuka mu bice bitandukanye by'isi baje gukora hijja na umura, bakaba bagomba kuhatangirira mbere yo kugera Maka. Aho hantu rero naha hakurikira. Ahambere hitwa Dhul-Hulaifa. Dhul-Hulaifa ni ahantu hagenewe imbago z'abantu baturutse Madina, uyu munsi bahita Abiyaru Ali. Aha kabiri bahita Al-Juhfa. Juhfa ni imbago z'abantu baturutse mu bice bya Shami, hari hafi y'umujyi bita Rabigh, ari naho abantu basigaye batangirira muri iyi minsi turimo. Ahantu ha gatatu hitwa Qarnul Manazil. Izi ni imbago z'abantu baturutse mu bice bya Najdi, uyu munsi bahita As-Sailul Kabir. Aha kane bahita Yalamlamu, ni imbago z'abantu baturutse mu bice bya Yemeni, uyu munsi abantu basigaye batangirira ahitwa Saadiya. Aha gatanu bahita Dhatu Irq. Izi ni imbago z'abantu baturutse mu bice bya Iraq, naho abantu b'Imaka bo batangirira aho bari iyo bagiye gukora hijja. Ariko rero abantu b'Imaka iyo bashatse gukora umura bajya gutangirira ahitwa At-Tan'im, cyangwa se ahandi hose hanze y'imbago z'ubutaka butagatifu bwa Maka. Kimwe n'abantu bo mu mujyi wa Jeddah
nabo batangirira muri Jeddah. Muvandimwe mu Islam, igihe ugeze kuri izi mbago wanyuze y'ubutaka n'imodoka cyangwa ibindi bitwara abantu, ujye wiyuhagira kandi wisiga marashi, maze wambare imyambaro yabugenewe y'umweru kandi bisukuye. Ariko umugore we yambara imyenda ashatse isanzwe iyo ari yo yose, nta bwoko cyangwa ibara runaka ryategetswe. Ubwo rero iyo umaze kwambara iyo myenda utangira imigenzo ya umura, uvuga iniya n'ibyo ugiye gukora, uti ndakwitabye Nyagasani, nje gukora umura. Naho iyo uje gukora hijja n'indege cyangwa ubwato, biramenyerewe ko abapilote b'indege n'abatwaye ubwato batangariza abantu ko bageze aharinganiye na zambago twavuze, kugira ngo abaje muri hijja cyangwa umura bitegure banambare ya myambaro yabugenewe. Kandi ntacyo bitwaye iyo umuhaji cyangwa se uje gukora umura avuye iwe mu rugo yambaye imyenda ya ihramu, maze yanyura kuri zambago agatangira imigenzo ye avuga talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Iryo jambo rero bita talbiya akarivuga igihe aringaniye na zambago ari mu bwato cyangwa mu ndege. Abagabo bakavuga bazamuye ijwi ryabo, ariko abagore bo bagomba kuvuga mu ijwi ritoya. Nyuma y'uko rero umuhaji amaze kwambara imyambaro yabugenewe, amaze no kugambirira gutangira ibikorwa bya umura, ubwo muvandimwe muhaji uba umaze kwinjira mu migenzo nyamukuru ya umura. Kuva icyo gihe rero uba uziririjwe gukora icyo ari cyo cyose mu bizira ku muntu uri mu migenzo ya hijja cyangwa umura. Ibyo rero biziririjwe ku muntu uri muri umura cyangwa hijja ni ibi bikurikira. Icyambere mu biziririjwe, kuvanaho umusatsi uwo ari wo wose wo ku mubiri wawe cyangwa guca inzara. Ariko hagize ikimuvaho kigatakara cyangwa se agaca inzara yibagiwe cyangwa atazi ko ari icyaha, ibyo ngibyo nta kibazo, ntacyo byatwara hijja ye. Icya kabiri mu bibujijwe, hari kwisiga marashi ku mubiri cyangwa ku myenda nyuma yo kwinjira mu bikorwa, ariko impumuro yaba yagusigayeho igihe wisigaga mbere ntacyo itwaye. Ikindi mu bibujijwe ni ukubangamira inyamaswa y'imusozi ukayica cyangwa se ukayigurutsa cyangwa ugatera inkunga ababikora. Icya kane mu biziririjwe ku muntu uri hijja cyangwa umura, guca igiti cyo ku butaka bwa Maka no kurandura ibyatsi byaho bibisi. Ibi kandi ni ikizira niyo waba utari muri hijja cyangwa umura, upfa kuba uri ku butaka bwa Maka, kirazira kuri ibi ngibi tumaze kuvuga. Ikindi nanone kizira ku muntu uri muri hijja cyangwa umura no gutoragura ibyatakaye ku butaka butagatifu, keretse ugiye kubirangisha mu nzego zibishinzwe. Ikindi nanone kirazira kurambagiza, gushyingira cyangwa se gushyingirwa. Ikindi kirazira kubonana n'umugore cyangwa kumukinisha umwifuza. Ikindi kirazira kwambara ga z'intoki ku bagore. Ikindi nanone kirazira guhisha uburanga bw'umugore na niqab, keretse igihe ari kumwe n'abagabo batagira icyo bapfana nawe ashobora nanone ikindi mu bizira ni ugutwikira umutwe w'umugabo n'ikintu gifasheho. Naho kwitwikiriza umutaka cyangwa imodoka cyangwa kwikorera umutwaro, ibyo ntacyo bitwaye kuko bidafashe ku mutwe, keretse igihe uwatwikira umutwe yabikora yibagiwe cyangwa atazi ko ari ikizira, ibyo ntacyo bitwaye. Ahubwo iyo yibutse cyangwa igihe cyose amenye ko bitemewe ahita atwikurura umutwe we. Kirazira kandi kwambara amapantaro, ishati n'ibindi bidoze nk'ingofero z'amakanzu, ibiremba n'ibindi, keretse igihe utabonye imyenda yabugenewe, icyo gihe wakwambara ipantaro, cyangwa se atabonye inkweto zifunguye ashobora kwambara inkweto zifunze. Biremewe ku muntu uri muri hijja cyangwa umura kwambara inkweto zifunguye, yemerewe kwambara impeta, yemerewe kwambara linete, kwambara isaha, yemerewe gukoresha ekuteri zo mu matwi, yemerewe kwambara umukandara cyangwa se porte-monnaie cyangwa se ahabikwa amafaranga n'impapuro. Nkuko byemewe ku muntu uri muri hijja cyangwa umura guhindura imyenda yo gukorana hijja igihe yanduye akayisimbuza indi kugira ngo ayisukure. Biremewe kandi koga ku mubiri no mu mutwe, kandi igihe cyose hagira umusatsi ukuvaho ugatakara utabigambiriye, ibyo ntacyo bitwaye.
Icyitonderwa, kwinjira mu bikorwa bya hija nta sengesho ryihariye bikorerwa nk'uko abenshi babitekereza. Ni ngombwa kandi ko umuhaji yitabira amasengesho ku gihe cyayo kandi mu mbaga, akanirinda ibyaha n'ibirakaza Imana. Kirazira kandi igihe umuntu ari muri hija cyangwa muri umura kuganira ibiganiro birebana n'abagore n'imibonano n'ibindi. Kirazira kandi kujya impaka. Ubu rero tugeze Maka ahari Al-Kaaba ntagatifu. Ni byiza rero ku muhaji kwiyuhagira igihe ageze Maka, kandi iyo yinjiye mu musigiti abanza ukuguru kwe kw'iburyo akavuga ati nikinze ku Mana y'ikirenga n'uburanga bwayo butagatifu n'ubutegetsi bwayo, ngo indinde shitani wavumwe. Nyagasani mfungurira imiryango y'impuhwe zawe. Iyi dua kandi ni nayisomwa igihe winjiye mu musigiti wari wo wose. Maze umuhaji yerekera kuri Al-Kaaba agatangira gukora tawafu azenguruka kuri Al-Kaaba. Kandi ni sunna muri iyi tawafu ya mbere kugaragaza urutugu rw'iburyo, akanyuza umwenda we munsi y'ukwaha kw'iburyo akawuzungurutsa ku rutugu rw'ibumoso, maze agatangira tawafu inshuro 7 ahereye ku ibuye ry'umukara. Kandi iyo bimushobokeye kuryegera ni sunna gusoma iryo buye, ariko ntibyemewe kubyigana no gusunikana ubuza abantu amahoro ngo urashaka kujya gusoma ibuye ry'umukara, kuko ibyo ni amakosa no kubuza amahoro abayisilamu. Ahubwo iyo adashoboye kurisoma birahagije kuritunga akaboko uri kure ukavuga uti Allahu Akbar. Mu gihe rero umuhaji ari muri tawafu agomba gusingiza Imana cyane, ayisaba imbabazi, anasoma idua ashaka, cyangwa se ashobora no gusoma Qur'ani ariko atazamura ijwi ribuza abandi amahoro. Kandi nta dua y'umwihariko isomwa muri tawafu nk'uko bamwe babikora. Igihe rero umuhaji ageze ku nguni ya Al-Kaaba y'iburyo arayisuhuza n'ukuboko kwe igihe bimworoheye, ariko ntibyemewe kuyisoma cyangwa se kuyikubaho nk'uko bamwe babikora banyuranya n'umuyoboro w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Igihe rero bikunaniye gusuhuza iyo nguni y'iburyo, ukomeze utayitunza akaboko kawe. Ni sunna kandi igihe ugeze hagati y'inguni y'iburyo n'ibuye ry'umukara gusoma dua ivuga iti Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ni gutyo rero umuhaji akomeza nk'uko yatangiye kugeza arangije kuzenguruka inshuro 7, buri nshuro itangirira ikanarangirira ku ibuye ry'umukara. Ni na byiza kandi kwihuta wegeranyije intambwe mu nshuro 3 za mbere za tawafu yo kugera Maka gusa. Hari amwe mu makosa rero akorwa namwe mu bahaji igihe bakora tawafu kuri Al-Kaaba. Muri yo twavuga kwinjira mu kumba kari inyuma ya Al-Kaaba bizera ko ibyo biri muri tawafu, nyamara bamenye ko kwinjira muri ako kumba byangiza tawafu. No mu makosa akorwa nanone twavuga gusuhuza inguni zose za Al-Kaaba, ndetse bamwe bikuba ku nkuta zose za Al-Kaaba no ku mwenda wayo, abandi bikubeta ku muryango wayo, abandi bakikuba ku gihagararo cya Ibrahim. Ibi byose rero ntibyemewe kuko ari ibihimbano by'ibyaduka bidafite inkomoko mu idini, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama ntiyigeze ibikora. Ntibyemewe kandi kuzamura ijwi igihe ukora tawafu kuko ari ukubangamira abasenga n'abandi. Ntibyemewe kandi ko abagore babyiga bakivanga n'abagabo, cyane cyane ku ibuye ry'umukara no ku gihagararo cya Ibrahim. Buri wese rero agomba kwirinda ibi byose tuvuze. Igihe rero umuhaji urangije gukora tawafu inshuro 7, ihutire guhisha urutugu rwawe rw'iburyo. No mu migenzo myiza rero kandi ifite uburemere ni ugusengera kebyiri nyuma yo kurangiza tawafu. Bigushobokeye wazisengera ku gihagararo cya Ibrahim. Ibyo bikunaniye kubera umubyigano ushobora kuzisengera ahariho hose mu musigiti. Muri izo raka ebyiri, mwiraka ya mbere usoma suratul Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun, naho mwiraka ya kabiri ugasoma suratul Fatiha hamwe na qul huwallahu ahad. Ariko nubwo wasoma izindi sura nyuma ya suratul Fatiha nabyo ntacyo bitwaye. Maze nyuma yo gusari izo raka ebyiri usohoke ujye kuri Safa
kugira ngo uhazenguruke inshuro 7 maze utangirire ku by'Imana yatangiriyeho aho yavuze iti mu by'ukuri Safa na Marwa ni mu bimenyetso by'Imana, bityo uzakora hijja cyangwa umura nta kibazo kuba yazenguruka hagati yabyo, kandi uzakora ibyiza amenye ko Imana ishimira kandi izi byose. Ubwo rero muhaji uzamuke kuri Safa werekere kuri Al-Kaaba, usingize Imana uyikuze uvuga uti Allahu Akbar, uzamura ibiganza byawe usaba Imana usubiramo ijambo rigira riti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. maze usubiremo aya magambo inshuro 3 unongereho andi maduwa ushatse, kandi nubwo wavuga amwe muri aya magambo ntacyo bitwaye, ariko ntuzamura ibiganza byawe keretse igihe usoma iduwa, nta nubwo werekana n'amaboko yawe igihe uvuga Allahu Akbar, kuko ibyo ni bimwe mu makosa akorwa cyane. Maze umuhaji akamanuka kuri Safa yerekera kuri Marwa, agenda gahoro asaba Imana mu busabe bumworoheye, yisabira ubwe, asabira be n'abayisilamu muri rusange. Maze yagera hari ibara ry'icyatsi akihuta cyane kugeza ageze ku kindi kimenyetso cy'ibara ry'icyatsi, ariko kwihuta ni ku bagabo gusa kuko bitemewe ko abagore birukanka gutyo. Maze akongera akagenda buhoro bisanzwe kugeza ageze kuri Marwa. Muvandimwe muhaji rero, igihe ugeze kuri Marwa erekera kuri Al-Kaaba maze usubiremo amagambo wavuze igihe wari kuri Safa, maze nyuma y'ibyo usaba ubusaba ushaka, maze umanuke ugenda buhoro bisanzwe kugeza ugeze kuri rya bara ry'icyatsi, wihute kugeza ubwo ugeze ku rindi bara rya kabiri ry'icyatsi, maze ugende buhoro bisanzwe kugeza ugeze kuri Safa ukayurira hejuru yayo. Uko rero niko umuhaji akomeza kubigenza hagati ya Safa na Marwa kugeza arangije inshuro 7. Kuva kuri Safa ujya kuri Marwa biba ari inshuro ya mbere, no kuva Marwa ugaruka Safa bikaba iya kabiri. Kandi igihe wananirwa cyangwa se ukagira uburwayi butuma udakomeza kuhagenda n'amaguru, ushobora gukomeza inshuro zisigaye bagutwaye ku igare ryabugenewe gufasha abatashoboye kugenda n'amaguru. Kitonderwa, biremewe ko umugore uri mu mihango cyangwa se mu gisanza azenguruka hagati ya Safa na Marwa, kuko Safa na Marwa ntago biri mu musigiti. Ariko gukora tawafu kuri Al-Kaaba byo ntibyemerewe ku mugore uri mu mihango cyangwa se mu gisanza, kuko bisabwa kuba afite isuku. Iyo rero ageze muri ibyo bihe akora ibindi bikorwa byose bya hijja uretse tawafu, akazayikora yabonye isuku. No mu makosa rero akorwa kuri Safa na Marwa twavuga kwiruka no kwihuta ku bagore hagati y'ibimenyetso bibiri by'icyatsi. Nyuma y'uko rero umuhaji yujuje inshuro 7 kuri Safa na Marwa, umuhaji agomba kugabanya umusatsi we niba yakoze hijja ye mu buryo bwa tamattu, ariko ni ngombwa gufata ku mutwe wose atari ukugabanya igihande kimwe nk'uko bamwe babikora. Naho umugore afata umusatsi muke ungana n'umutwe w'urutoki akawegeranya maze akawukata. Ni kubw'ibyo rero umuhaji wakoze hijja mu bwoko bwa tamattu aba yujuje umura ye, maze akaba azirutse yemerewe gukora ibintu byose yarabujijwe kubera kuba mu migenzo ya hijja. Kitonderwa, ni ngombwa rero ku muhaji ko avuga cyane talbiya agira ati labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Umunsi wa 8 w'ukwezi kwa Dhulhijja ari wo munsi witwa Yawmut Tarwiya. Kuri uyu munsi abahaji bose mu buryo butatu bukorwamo hijja bunyuranye berekera ku musozi wa Mina bigana umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kandi ni byiza kwerekera Mina mbere y'igihe cya salatu dhuhuri, ku buryo abahaji bahasengera amasengesho ya dhuhuri, asuri, magharibi na ishayi ndetse na fajiri yo ku munsi ukurikiraho wa 9. Kandi abahaji bagomba kugabanya iswala zifitira kenye bagasenga 2, ariko nta gufatanya amasengesho 2, ahubwo buri sengesho rigakorwa mu gihe cyaryo. Kandi kuri ibyo nta tandukaniro hagati y'abatuye Maka n'abatahatuye, bose babikora kimwe.
kandi ni sunna ko umuhaji arara Mina kuri uwo munsi, maze iyo amaze gusenga salatul fajr yo ku munsi wa 9 agategereza kugeza izuba rirashe, akerekeza ku musozi wa Arafa, akagenda n'ubwitonzi n'umutuzo avuga talbiya, asubira mu rya jambo anakuza Imana cyane avuga ati Allahu Akbar. Umunsi wa 9 w'ukwezi kwa Dhulhijja ari wo munsi wa Arafa. Abahaji bose kuri uyu munsi wa Arafa berekeza ku musozi wa Arafa, umunsi w'intumwa y'Imana yise umunsi mwiza kuruta iyindi yose. Abayisilamu bahagarara kuri Arafa kuva izuba rirashe kugeza rirenze. Kandi sunna nuko umuhaji amanuka akajya hitwa Namira iyo bimushobokeye, ariko niba atabishoboye nta kibazo. Ikindi kandi umuhaji agomba kumenya neza ko ahagaze mu mbago za Arafa ntazirenge, ibyo akabigiraho yifashishije ibyapa n'ibimenyetso bimuyobora bimwereka ko ahagaze mu mbago za Arafa, bikamwereka intangiro n'iherezo bya Arafa, kandi aho yahagarara hose muri Arafa haramuhagije. Muvandimwe muhaji, kuri uyu munsi uhambaye haranira kwiyegereza Imana cyane, uyisingiza unayitakambira, uyisaba imbabazi z'ibyaha byawe, werekeza umutima wawe ku Mana wibombaritse, wisabira dua, usabira abawe n'abayisilamu bose muri rusange. Iyo rero igihe cya salatu dhuhuri kigeze, imamu atanga khutba akibutsa abantu anabagira inama, maze agasengesha abahaji salatu dhuhuri na asuri azifatanyije, akanagabanya irakenye agasenga ebyiri nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabikoze, kandi nta rindi sengesho asenga rya sunna mbere yazo cyangwa se nyuma yazo. Umuhaji rero kandi agomba kwirinda amakosa amwangiriza hijja, akanamubuza ibihembo bihambaye byo kuri uyu munsi. Muri ayo makosa twavuga gusohoka hanze y'imbago za Arafa bakahaguma kugeza izuba rirenze bagahita bajya Muzdalifa. Mu yandi makosa none akorwa ku munsi wa Arafa ni ukuva Arafa bagahita bajya Muzdalifa mbere y'uko izuba rirenga. Ibi byose rero ntibyemewe kuko binyuranyije n'imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. No mu makosa akorwa n'abahaji nanone twavuga kubyigana no gusunikana burira ku gasongero k'umusozi wa Arafa, ndetse bikuba kuri ako gasongero bakanahasengera. Ibi byose rero ni ibihimbano by'ibyaduka bidafite inkomoko mu idini, wongeyeho inkurikizi n'ingaruka mbi bamwe bahavana ku buzima bwabo. No mu yandi makosa akorwa twavuga gusoma idua werekeye ku musozi wa Arafa, kandi sunna ari ukwerekera kuri Al-Kaaba igihe usoma idua. Qur'an Imana iragira iti nta cyaha muba mukoze iyo mushakishije ibyiza bituruka kwa Nyagasani wanyu, aribwo bucuruzi muri hijja, kandi igihe muvuye kuri Arafa mujye mwibuka Imana igihe muri kuri Muzdalifa, muyibuke nk'uko yabayoboye kandi mbere mwari muri mu bayobye, maze mugende mujye aho abantu bagiye, mujye kuri Muzdalifa kandi musabe Imana imbabazi kuko Imana ari nyirukubabarira nyirimpuhwe. Ubu rero tugeze Muzdalifa. Iyo izuba ryo ku munsi wa 9 wa Dhulhijja ari umunsi wa Arafa rirenze, abahaji bose bava Arafa bakagenda bakazamuka kuri Muzdalifa kugira ngo bahasengere Maghrib na Ishayi bazifatanyije, kandi bakagabanya irakenye bagasenga ebyiri kuri adhana imwe na iqama ebyiri bakigerayo, kandi bagomba kuharara iryo joro bakora talbiya basingiza Imana banayishimira cyane kuba yabashoboje guhagarara ku musozi wa Arafa. Igihe rero abahaji bageze kuri Muzdalifa bamwe bagwa mu makosa, bityo ni ngombwa ko tuyibutsa kugira ngo muyirinde. Muri yo twavuga bamwe mu bahaji bihutira gutoragura utubuye bazatera ejo mu gitondo mbere yo gusenga Maghrib na Ishayi, kandi nyamara isengesho niryo ryagombye kuza mbere ya byose, ndetse bamwe bazi ko amabuye yo gutera ari ngombwa ko atoragurwa muri Muzdalifa. Ibyo rero ni ikosa, ntibikwiye. Ni sunna rero nk'uko twabivuze ko abahaji muri iryo joro barara Muzdalifa kugira ngo bahasengere salatul fajr, ariko biremewe ko abagore, abanyantege nke n'abana bahava mu mpera y'ijoro bakajya Mina. Iyo rero umuhaji amaze gusenga salatul fajr kuri Muzdalifa,
ni byiza kuri we guhagarara ku musozi wa Muzdalifa cyangwa hariho hose muri Muzdalifa akerekera Al-Kaaba maze agasingiza Imana ayikuza anasaba ubusabe bumworoheye maze akajya gutoragura utubuye 7 aza gutera ikibuye kinini ageze Mina, naho utundi tubuye dusigaye akadutoragura ageze Mina, maze agakomeza urugendo rwe mbere yuko izuba rirasa yerekeza Mina, akuza Imana akora talbiya anayitakambira cyane. Iyo rero umuhaji ageze Mina yihutira kwegera ikibuye kinini aricyo cyegereye Maka, maze yakigeraho agahagarika talbiya, agahagarika rya jambo labbaik Allahumma labbaik, akarekeraho ngaho kurivuga, maze agatangira kugitera twatubuye 7 atera kamwe kamwe kandi avuga Allahu akbaru kuri buri kabuye ateye, maze yarangiza akabaga igitambo niba agitegetswe kandi nawe akaryaho akanagaburiraho abakene, maze akogosha cyangwa akagabanya umusatsi w'umutwe we, ariko kogosha nibyo byiza. Umunsi wa 10 w'ukwezi kwa Dhul-Hijja ari wo munsi wa Eid al-Adha, ari wo munsi w'igitambo. Kuri uyu munsi rero abayisilamu hirya no hino ku isi muri rusange n'abahaji by'umwihariko kuri Mina bakira umunsi mukuru wa Eid al-Adha bishimye banezerewe kubera impano z'Imana kuri bo, babaga ibitambo byabo mu kwiyegereza Imana. Kandi abahaji basanga mu gihugu cya Arabia Saudite umushinga na gahunda yateganyijwe yo kuborohereza mu kuzuza uyu mugenzo wo gutanga igitambo. Hari amwe mu makosa rero akorwa n'abahaji mu gutera amabuye, muri yo twavuga bamwe bizera ko bari gutera shitani bigatuma baterana umujinya banatukana ngo baratuka shitani, nyamara ibyo sibyo, ahubwo gutera amabuye byategetswe mu rwego rwo kwibuka Imana. Andi makosa nanone akorwa gutera amabuye manini cyangwa inkweto n'imbaho, kandi ibyo ni ugukabya mu idini no kurengera, ari byo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabujije. Nanone andi makosa akorwa kubyigana no gusunikana mu gutera amabuye, ibyo rero ni ikosa rihambaye. Ahubwo igikwiye ku muhaji ni ukorohera abandi akiyoroshya kandi akamenya neza ko yateye ahabugenewe ku buryo ibuye yateye rigwa mu cyobo cyateganyijwe. Ibyo birahagije, waba wahamije ku nkingi ihagaze cyangwa se wayihushije nta kibazo. Nanone mu yandi makosa akorwa mu gutera amabuye ni ugutera utubuye 7 icyarimwe inshuro imwe. Ibyo rero ntago byemewe, kuko iyo ubikoze gutyo ubarwa yuko wateye akabuye kamwe, nyamara ibitegetswe ni ugutera akabuye kamwe kamwe ugakurikizaho kandi ukavuga Allahu akbaru uko uteye buri kabuye. Iyo rero umuhaji amaze gutera amabuye yo ku munsi wa 10 akanogosha cyangwa akagabanya, icyo gihe abazirutse bwa mbere ari byo bita kuziruka bitoya. Ubwo rero aba yemerewe kwambara imyenda isanzwe, anemerewe ibyari bibujijwe kubera hijja uretse kubonana n'umugore. Nyuma y'ibyo umuhaji ava Mina yerekeza Maka kugira ngo akore tawafu bita tawaful ifada. Iyo tawafu ikaba inkingi mu nkingi za hijja. Hijja ntishobora gutungana utayikoze. Iyo arangije gukora iyo tawafu ajya kuzenguruka hagati ya Safa na Marwa iyo yakoze hijja yo mu bwoko bwa tamattu, cyangwa se yakoze hijja yo mu buryo bwa al-qirani cyangwa al-ifradi, ariko atarazengurutse kuri Safa na Marwa nyuma ya tawafu yakoze akigera Maka. Icyo gihe nawe ategekwa kujya Safa na Marwa. Aha tukibutsa ko byemewe gutinza iyi tawafu bita tawaful ifada yo ku munsi wa 10 kugeza nyuma y'iminsi ya Mina, ukajya Maka urangije gutera amabuye yose y'iminsi yose umara Mina. Iyo rero umuhaji amaze gukora tawaful ifada ku munsi w'igitambo, icyo gihe aba azirutse byuzuye, yemerewe ibyari ikizira kuri we muri hijja byose, ndetse no kubonana n'umugore we nta kibazo. Ubu tugeze rero mu yo bita ayamu tashriq cyangwa se iminsi yo kwanika cyangwa se kumutsa. Ubundi iyi minsi bita ayamu tashriq ni iminsi ya nyuma y'Irayidi, yiswe rero iminsi yo kwanika cyangwa kumutsa kuko ari iminsi Maka habaga hari inyama nyinshi z'ibitambo by'abahaji, bakazanika rero kuzuba kugira ngo zitangirika, kuko kera ari bwo buryo bwari buriho nta firigo zari zihari. Iyo minsi rero ni umunsi wa 11,
uwa 12 n'uwa 13. Iyo rero umuhaji arangije gukora tawafu y'umunsi w'irayidi agomba gusubira Mina akaharara ijoro ry'umunsi wa 11 n'ijoro ry'umunsi wa 12 n'ijoro ry'umunsi wa 13, cyangwa se akaharara amajoro abiri gusa, iry'uwa 11 n'iry'uwa 12, kuri wa wundi ushaka kwihuta nk'uko Imana yabivuze igira iti ngo uzihuta mu minsi ibiri nta cyaha kuri we, kandi n'uzakererwa akahamara 3 nabyo nta cyaha kuri we. Igitegetswe rero ku muhaji muri iyi minsi 3 cyangwa 2 amara Mina ni ugutera ibibuye 3 byombi buri munsi, buri cyose akagitera utubuye 7, buri cyose akagitera utubuye 7. Bisobanuye ko buri munsi agomba gutera utubuye 21 kandi akavuga Allahu Akbar kuri buri kabuye ateye. Kandi ni sunna ko umuhaji ahagarara nyuma yo gutera ikibuye gito cya mbere n'icyo hagati akerekera kuri Al-Kaaba, akazamura amaboko ye agasaba Imana ibyo ashatse. Naho nyuma yo gutera ikibuye kinini ntago ahagarara, nta nubwo asoma iduwa nyuma yo kugitera. Umuhaji rero ushatse kwihuta mu minsi 2 agomba gutera ibibuye 3